se llama Gerard Mbabaz. Tú sabes, y queremos hacer una conversación con ustedes, amigos. Abantu bari successful nukurikirana neza uzasanga ari abantu bagerageje ibintu byinshi. Ugasanga wenda Zuckerberg arakubwira ati nasomye ibitabo 200. Kuki yasomye bira bitabo 200? Wasanga ibitabo 199 bibanza bitarahinduye ubuzima bwe. Igitabo cya 200 kikaba ari cyo gihindura ubuzima bwe. Urumva rero iyo aza kuba umuntu ugivinga up yari gucikira intege ku cya 200. Sibyo se? People who are successful, abantu bagira kwiterambere cyangwa bagira ku byo bifuza, are not the people who don't give up. Ntabwo ari abantu badacika intege. Okay, they are the people who know the right time to give up. N'abantu bamenya igihe nyacyo cyo kuva ku bintu, and the right things to give upon, no kumenya ibintu mu by'ukuri bakwiye kureka, so that they can stick to the right things, kugira ngo bagume ku bintu biri nyabyo that make them successful, bishobora kuba byabageza iryo terambere. So iki ngiki kitwigisha ko niba muri uru rugendo rw'ubukire rw'icyo uri gushaka, rw'icyo uri kugerageza, uhuye n'inzitizi, wicika intege, keep trying, komeza ugerageze. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri buno buzima. Tunifuriza buri muntu wese udutega amatwi mu bice bitandukanye, nanagushimira wowe wakoze subscription cyangwa wakoze subscribe kuri no channel yacu inkuru yanjye. Nukuri n'iby'agaciro gakomeye cyane, ndagushimira. Niwe ujyibana natwe mu biganiro bitandukanye utarakora subscribe, ndagusabye nicyo kintu gikomeye cyane ngusabye. Kora subscribe kuri ino channel yacu, tujye dukomeza twibanire mu biganiro bitandukanye by'inkuru yanjye. Nitwa RWEME Mbabazi. Reka nkubwire ni ino myaka 30 ishize abanyarwanda bari kwizihiza u Rwanda rubohowe. Ino myaka 30 ishize kuva muri 1994 n'imyaka navuga ngo yabaye myiza, mu gihe iyindi nkeka ko yagoye benshi cyane. Niyo mpamvu tuba twifuza iterambere, twifuza gutera imbere. Niyo mpamvu muri no minsi ndashaka ko mbere yuko tugira kuri ya minsi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4, ndifuza ko tubanza kuganira n'abantu baduha inspiration, batwinspira, baduha morale, batubwira bati birashoboka, byakunda, watera imbere. Birashoboka ko ku myaka waba uriho, myaka 20, imyaka 30, uri mu myaka 40, uri mu myaka 50, watera imbere bigakunda. Birashoboka ko wakwiga ukiyigisha, sibyo? Birashoboka ko utigeze ugira amahirwe yo kwiga ariko uyu munsi ushobora kuba wakwigisha. Birashoboka ko utigeze ugira amahirwe yo gukira nk'uko bagenzi bawe bakiza, uyu munsi it's possible, birakunda cyane. Absolutely. Byakunda. Wabyumvise umuntu turi kumwe sindamuha ikaze ariko wumvise ko abihamya neza. Abihamya birakunda cyane. Yitwa Steve. Is that possible? It is absolutely possible. Wumvise rero uyu niwe tugiye kuganira. Yitwa Steve. Icara wiga wa mugani. Icara wige niba ari ikintu ushaka kwiga by'umwihariko mu buzima bwawe, n'uvuga uti ndifuza gutera imbere, ndifuza mana yanjye mu myaka maze ntabwo nigeze mba umukire ariko ndifuza kuzava kuri no sindi umukire. Hari akantu nahoze nsoma kwitwa Napoleon Hill, avuga ati abantu bumva ko ngo iyo bageze mu myaka 40, mu myaka 40 akumva ko atakira. Ati ubushakashatsi we yakoze bwagaragaje ko abantu bari hagati y'imyaka 40 n'imyaka 50 ari bo bantu navuga ngo babaye successful, abagabo bakomeye cyane n'abagore bakomeye bageze kuri 500. Hagati y'imyaka 40 n'imyaka 50 ngo niho bakiriye. Rero kumva ko uri umunyarwanda ngo yageze mu myaka 40 ngo nashaje, ngo nta kintu nakwibyaza mu musaruro,
umva birakunda rwose ni mindset ikwiriye ni guhinduka mindset ikwiye guhinduka Steve tugwe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane ni amahoro se yego ni amahoro turashima Imana ishimwe cyane ko tugiye kuganira kandi ndumva ko tuza gufasha abantu kuva muri cya ikintu kitari cyiza cyo kumva ko bidashoboka kumve ko bishoboka twumve ko iterambere rikunda kandi ryagenewe twese yego hari umuntu yozutse mu by'ukuri nanjye mu by'ukuri natera imbere nanjye byahinduka iwacu twavutse data ntigeze akira mama ntigeze akira nanjye si uyu munsi nahindura amateka y'ibyabaye mu muryango birakunda cyane birashoboka cyane ibintu byose birashoboka ngira ngo mwanyakiriye twakwakiriye cyane nyemerera akantu kamwe kubera ndi umukristo mbanze nsenge ariko mu gusenga kwanjye kubera ko kimwe mu byo turi buze kuvugaho watangiye uvuga ko ibintu byose bishoboka turaza kuvuga ko hari ibintu nagerageje bishya of course mu kugerageza ibishya harimo n'indimi harimo so niyigishije icyesipanyoro n'ibindi turaza kubigarukaho so muri iri sengesho kugira ngo wenda bitaza gutera abantu urujijo ajya mvuga amagambo make nyavuga no mu kinyarwanda kugeza rirangiye ntabwo turi bumwanya okay reka dusenge Dios celestial data uwo mu ijuru vengamos delante de ti ahora tuje imbere yawe muri aka kanya tú eres un Dios que puede hacer todo uri Imana ishobora gukora byose tú puedes nos fortalece en el nombre de Jesucristo ushobora kudushoboza mu izina rya Yesu ahora estamos aquí para decir que tú puedes nos fortalecer todo los podemos byose turabishobora kubera ko dushobozwa nawe urakoze mu izina ryawe amen amina amen ubwo rurimi ni uruhe iki ni icyesipanyoro ni icyesipanyoro niyo mpamvu rero tugiye gutangirira aho ngaho iri sengesho ryawe kugira ngo rikumvishe ko Imana irahari tuyihamagare ze mu kiganiro cyacu burya ni mu iterambere ryacu no mu myemerere yacu tujye dutera imbere tuve ku ntambwe imwe tugere ku yindi iri sengesho kuba tuvuze mu cyesipanyoro no mu kinyarwanda Imana ko wavuga kose irakumva ariko nanone n'umuntu uri kutwumva muri kano kanya be inspired ni gute se uyu muntu yamenye icyesipanyoro Steve wamenye gute icyesipanyoro reka nkoreho urujijo ntabwo ndarenga muri East African Community countries ntabwo ndarenga muri ibi bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Angola ntabwo akoresha icyesipanyoro Angola bakoresha Portugal ahubwo icyesipanyoro muri Afurika gikoreshwa muri Guinea Equatorial ariko muri Angola ni igiportugal Brazil haryo bakoresha igiportugal ariko ibindi bihugu byose byo muri Amerika Latine muri Amerika y'Epfo havuyemo Brazil byose bikoresha icyesipanyoro ubwo ni za Paraguay Uruguay Mexique Colombia ibihugu byinshi cyane byo muri Amerika Latine bikoresha icyesipanyoro cyane akaba na Espagne nyine hakomotse urwo rurimi of course iri Amerika Latine yose yakoronejwe buriya n'ibihugu bibiri Portugal na Espagne hanyuma Espagne yakoroneje biriya bihugu byose bisigaye havuyemo Brazil yakoronejwe na Portugal niyo mpamvu y'izo ndimi zikoreshwa hariya ugira gutya rero ntabwo urarenga muri East Africa East Africa dukoresha icyongereza igiswahili ikinyarwanda ikirundi ndakeka ko izo ndimi ziri main hiyongereho izo twiga mu ishuri igifaransa yego ugira gutya umenya icyesipanyoro utarigeze unarenga East Africa okay abantu bashobora kwibwira ngo buriya nubwo yaba ataragiye muri ibyo bihugu birashoboka ko yaba yaragize wenda andi mahirwe akajya mu mashuri hafi aha ngaha bakigisha ariko ntaho ngira ngo sinibwira ko hahari n'ahari ni ibigo baba bigisha mu gihe gitoya ariko ntabwo nabyizemo ahubwo narabyigishije ubwo birasaba ko mvuga gato kuri background yanjye ubusanzwe ndi umusore nize amategeko muri kaminuza y'u Rwanda ariko siyo nkora nabyo ni ibindi nagerageje ku ibyo nkora ni ibindi nagerageje ku ruhande ariko wenda ntari buze gutindamo cyane bitewe na structure y'ikiganiro cyacu wenda tuzagira undi mwanya wabyo wabitubwira ariko numvise ari ibintu nabyo byiza ni technology ndi umu web developer umutanazi w'imbuga umutanazi w'imbuga umuntu
ukora website ngira ngo uyu munsi niba uri kureba iki kiganiro uri kuri YouTube YouTube ni urubuga ubwo muri make nkora ibindi bikora nka YouTube kuko yo yarakozwe ariko nshobora gukora ikimeze nka website nkuko ushaka kuvuga ige.com inyarwanda.com yo bavuze website ni icyo kintu kiboneka kuri internet gifite extension ya .com .net .org YouTube, Facebook, ibi byose nyine ni website. So nanjye nkora website nibyo nkora. Ariko reka tureke kubitindaho cyane nabyo narabyigishije online ubwo turi kugenda twinjira kuzo kugeza bibaye akazi kawe. Yego kugeza bibaye akazi. Reka tubanze dutangirire hahandi nyine twe tumaze kuvuga. Komeza. Bibaye ibintu bibiri. Okay, tugaruka ku cyespanol kugira ngo bitaza kugorana. Icyespanol ntabwo nakize ku ishuri. Ngira ngo niba navuze gato ko nize software development online nibindi byose ziriya ndimi nazize online. Online hari umuntu wenda uri kwibaza ngo ese online ni ibiki? Twese tujya kuri internet uyu munsi. Yego. Nubwo tujyanwaho n'impamvu zitandukanye ariko internet ifite akamaro ku buryo twakabaye dufite imitekerereze yikubye nk'inshuro 100 ugereranyije n'abantu babaye mu kinyejana internet itaririmo. So yewe nafashe ayo mahirwe nyabyaza umusaruro uyu munsi njya kuri internet cyane ko narebaga nkabona ibintu byose nagiye ncamo byatewe wenda na influence. Ndavuga reka ngerageze ikintu gishya. Soje kaminuza niza amategeko ariko se kuki nayize mbona wenda nabitewe nuko papa yakundaga ibimeze nka politike cyangwa politike. Mbese wari mu mwanya papa pana wawe? Pana wanjye. Ndavuga kuki ibintu byose mbona byatewe n'icyo mu cyongereza bita ngo ni environmental cycle. Kwa kundi usanga nyine ari ibintu bikuzengurutse ukagendera muri icyo kintu. Mu kigare. Mu kigare. Niki nakora kugira ngo wenda ngerageze ikintu gishya. Ariko ibyo nkabihuza nuko nakundaga n'ijambo ry'Imana. So ndavuga ngiye kugerageza ikindi kintu aricyo uru rurimi. Njya kuri internet ubwo twirengagije bya software tuzabivuga ubutaha ariko nabyo ni party yuko nize kuri internet. Njya kuri internet ngerageza iki kintu. So umuntu ashobora kwibaza ngo ese birashoboka? Yego birashoboka. Kuri internet nta nubwo birashoboka. Birashoboka. Internet yewe nyifata nkundi mugabane. Urabona tujye tuvangaha tukajya wenda muri Amerika tukajya muri Europe mu Burayi tugiye guhaha. Internet ayitandukaniye n'iriya migabane nuko yo igihe cyose ushakiye utarinda gutega indege uhita ujya kuri machine ugahita ujya kuri uyu mugabane. So jewe rero nagiye kuri uyu mugabane ndavuga ngiye ku exploiter nkuko umuntu ava twirirwa tuvuga visit Rwanda. Abantu bava muri Europe baje mu Rwanda kureba ibishya dufite mu Rwanda. Rero nanjye nagiye kuri internet ngiye kureba ibishya. Of course biterwa n'icyo ukunda ariko kandi wagerageza no gukunda ibishya. So njya kuri internet bitangira nko nabibwiraga we yumvaga bidashoboka kubwira umuntu ngo ndi kwiga ururimi urenda kurukoresha iki ruzakumarira iki. Njya kuri internet ntangira nkoresha YouTube. Iyi YouTube dukoresha by the way uri kureba iyi video ni YouTube iriho ni platform iriho amakuru menshi. So ntangirira kuri YouTube ndeba tutorials ariko cyane ntabwo natangiye wenda niga nkuko twiga mu ishuri grammar ahubwo numvaga ibiganiro by'ubuzima busanzwe. Mbega nishyize mu mwanya w'umwana muto ukivuka. Umwana muto urabona ntabazi gusoma ntabazi kwandika ariko abazi arumva wenda he can listen sibyo. So uriya mwana rero ubwo abatazi gusoma no kwandika naravuze ngo ese jewe at least nzi gusoma nzi kwandika kuki ntagerageza ibi bintu nkajya numva kenshi ntari kwiga kwa kundi tujya mu ishuri tukiga ABCD oya ngiye nagiyeho nkajya nkurikira ibiganiro by'ubuzima busanzwe. Ibiganiro by'ubuzima busanzwe ama podcasts. Hari YouTube channel yitwa ngo ni Easy Spanish. Easy Spanish hari n'izindi Easy French, Easy English abantu bazabireba ubwo bitewe n'icyo bashaka kwiga. So njya kuri Easy Spanish umuntu akavuga noneho urumva umuntu niba ashobora kuvuga nk'iminota 10 cyangwa abantu bari kuganira bakamara iminota 10-20 nta kintu urumva biba bisa naho biri bizarre. Ariko the more you listen ureba gestures ibimenyetso ngira ngo niko bagita mu Kinyarwanda
wisanga n'ubundi biza muri kumwe biza noneho buriya ni nabwo buryo bwiza bwo kwiga ururimi na icyo bita exposure urabona umwana ntago aba azi gusoma nk'uko twabivuze so aricara bavuga ngo computer wenda bikamunanira akavuga ariko uko agenda agerageza yisanga azi kuvuga computer nk'umuntu mukuru nyamara mu by'ukuri twebwe iyo tugiye ku ishuri bakavuga computer dutangira gutekereza com utuntu twinshi so jewe naravuze muri uko kugerageza ibishya reka ngerageze n'uburyo bushya mara amezi nk'atandatu kuva 2017 nko mu kwa 8 kugera mu mezi nyine yo hagati muri 2018 ndavuga ngewe ngiye kumva gusa mu by'ukuri Gerard ndakubwiza ukuri nagiye kwiga icyesipanyol bya bindi dutangira kwiga grammar nakubwiye ko ntari ndi kwiga nari ndi kwitegura mvuga like 50% umuntu ashobora kuvuga nkumva almost 20% 80% wenda ku muntu avuga uri kubyumva y'ibyo avuga juste bite no kumva gusa numva kumva bya biganiro yego kumva bya biganiro nyuma mfata n'ibitabo ntangira gusoma ibitabo noneho nyirizina byigisha ya grammar nashakaga nyuma bitabo nasomye ibitabo nka 3 bitandukanye birimo icyitwa Easy Spanish Step by Step birimo icyitwa Español para principiantes ni ntago twabitindaho kuko n'ubundi mu rurimi rw'icyesipanyol ntangira gusoma ibitabo by'ubuzima busanzwe kuri discipline ntago wenda na bikomozaho byose ariko nasomaga ibitabo by'ubuzima busanzwe n'uyu munsi nsoma ibitabo by'ubuzima busanzwe kuri psychology kuri discipline na Bibiliya ndayikoresha icyesipanyol ni nayo app nkunda gukoresha cyane muri telefone yanjye so nisanze nyine icyesipanyol watangiye kukimenya uyu munsi nta nubwo ariko ngo natangiye kukimenya wamaze kukimenya uyu munsi ndakizi wenda ntabwo navuga ngo nkizi nk'umunative speaker hari extent umuntu agomba kugarukiraho kubera ko ntabwo navukiye mu rurimi hari n'amaterminology runaka ntashobora gukoresha kubera ko wenda natwe no mu kinyarwanda n'imigani yabo kugira ngo uzapfubimenye gutyo n'imigani biba bigoye ariko iyo umuntu abivuze njyumva contextual hamenya icyo ari kuvuga ku buryo ntahagarara mbega ni nk'uko umuntu mu kinyarwanda kubera ko umugani utawuzi ntibivuze ngo navuga uramusobanuza we uhita wumva context ugakomeza so nange naho ngaho ngeze wenda umuntu cyangwa ni nabyo ushobora kumbaza gikurikiraho nihe waba waragikoresheje ngira ngo yego nicyo nihimise ndaza kukorohereza akazi icyesipanyol wenda hajya habaho ama event matoya ntabwo wenda ndagira amahirwe yo gusemura nko muri conference ngari ariko visit Rwanda turayizi abantu bajya baza mu Rwanda uyu munsi ugasanga afite ikibazo cy'ururimi ugasanga afite ikibazo icyongereza ntacyumva neza ikinyarwanda ngo amenye kandi muri Amerika Latine buriya icyongereza bakiga nkuko twiga icyongereza tukiga cyangwa twiga igifaransa hano iwacu rero hari n'ubatakizi kandi akeneye kuza ahantu nk'iwacu ahangaha so hari abaza tugahura nkabasemurira ariko mu masimoro wenda meetings bavuga icyesipanyol ahandi nagikoresheje wenda muri comment niba narakwigishije icyesipanyol ujyemo utubwire ko muri comment nigishijeho icyesipanyol mu kigo cyigisha indimi kiri mu mujyi hano cyitwa Kigali Universal Languages School nigishaga icyesipanyol n'icyongereza so niba uri umunyeshuri wanjye wajya muri comment ukatubwira none se ndashaka kumenya bwa mbere ujya gusemura ururimi rw'icyesipanyol hano mu Rwanda birumvikana ko n'ururimi wigishije ntabwo ugeze ujya mu ishuri ariko urasemura nyine ukumvikana n'abantu hari igihe we ntabwo atangaye mana reka mvuga ngo naritunguye kubera ko urumva hari ukuntu ushobora kwibwira ko uzi ikintu ariko byagera igihe cyo kugaragaza kugikoresha ukadautinga so ubwa mbere by the way ubwo ni hehe byagenze gute bwa mbere nasemuye ubukwe mariage civile mu murenge hano Kimisagara mariage umugabo yari wo muri Espagne umugore ari umunyarwanda
hanyuma birumvikana ko umugabo atarazi ikinyarwanda. Icyakora aza agafaransa gake ko kwidefanda, so biba ngombwa ko banyitabaza kujya kubasemurira. Urumva noneho na etat civil ubwe yabaye shocked kwibaza umuntu ari kuvuga aya materime y'amategeko, nubwo nize amategeko ariko ntabwo nize amategeko mu Cyespanol. So kumva wenda ngo mariage civil, el matrimonio civil mu Cyespanol niko bavuga, el matrimonio kwa ni ibintu biri fano, ariko narasemuye kandi ntabwo natezwe, birumvikana. Kandi nibwira ko ntabwo ari ibintu utagerageza, ntabwo ari ibintu ubwo uri kutureba utagerageza, ariko ndagira ngo tuze kuva muri context y'Icyespanol, kuko twese ntabwo turi destine kwiga Icyespanol, ahubwo bibe ikintu biduhugurire kugerageza ibintu bishya, kugerageza ibintu bishya bituganisha ku iterambere, bituganisha ku iterambere. Abantu ntitujye wenda cyane muri context yo kuvuga ngo none se ngo twese twakega Icyespanol. Yego Icyespanol turi gukoresha uyu munsi ndi kukubwira gifite umumaro kuri gihe, gifite umumaro kuri rana cyigishije. By the way, reka dutekerereze n'igihugu. Uyu munsi tugize amahirwe tukagira abanyarwanda benshi bazi Icyespanol, bazi indimi zitandukanye. Icyespanol ni ururimi ruvugwa n'abantu barenga miliyoni 600. Ndakeka ko rwo rurimi rwa kabiri ku isi. You are right. Burya Icyongereza ni icya gatatu, I think. Ndatekereza kuri mukuri rwose. Urumva rero ururimi rwa kabiri ruvugwa n'abantu benshi ku isi, ruvugwa na miliyoni zirenga 600, kandi nibwira ko uko wagura horizon y'abantu mushobora gukominikana niko uba uri kwiteza imbere. Ngewe nanemera ko iyo umuntu akurusha ururimi aba akurusha undi muntu cyane. Buriya nk'umuntu uzi indimi 7 aba akurusha abandi bantu 6, kubera ko urumva uwo muntu tubitekereze gutya. Ni iki dutandukaniyeho n'izindi nyamaswa? Nuko twebwe dukominika hagati yacu, kandi icyo dukoresha ni ururimi. Ururimi rero urumva iyo wize urumwe 2, 3 ugakoresha dufite nka organe ukavuga indimi nyinshi, bivuze ko horizon yawe ya communication ibiri kwaguka. Uko waguka urumva ushobora kubona akazi abandi bantu batabona, ushobora kugira amahirwe yo gukorana n'abantu abandi bantu batakorana. Reka tubitekereze muri iyi context. Uyu munsi habonetse company wenda ishaka abantu mu Rwanda bazi koranabuhanga, twagenda turi benshi gukompeta. Ariko iyi company wenda ikaba ifite akazi muri bya bihugu twavuze biri muri Amerika y'Amajyepfo. Urumva jewe bamprefera kurusha wa muntu wizi koranabuhanga ariko akaba atazi ururimi. So ibi ngibi nari mvuze ngo ntitubitekereze muri context gusa y'ururimi, ahubwo tubishyire muri context yo kugerageza ibintu, kwagura orizo yawe. Ntugatinye kugerageza ikintu gishya. Hari akantu bakunda kuvuga ngo never give up. Mu Cyespanol ubwo ni bavuga ngo never give up. Okay, ntago gahise kaza kubera ko urumva ni nka terminology izwi muri rusange, ariko to give up mu Cyespanol ni resistir. Actually ushatse wanabihuza nuko to resist mu Cyongereza ni nko urumva byenda gusa. Resistir rero mu Cyespanol ni kutagivinga up. So ndamutse nturanziretinze nkavuga ngo ntugiving up, wavuga ngo nunca resiste. Nunca resiste. Ubwo nunca bishatse kuvuga nunca ni never. Nunca bazari ibyo ngibyo. Cyespanol wasi. Nunca resiste. Nunca resiste. No puedo resistir. I can't give up. Ubwo niko nabamvuze. No puedo ni I can't. Puedo ni I can. Actually reka twikomereze tujye mu iterambere. Tujye mu iterambere. Icyespanol uyu munsi umuntu akimenye ari umunyarwanda, wenda usibye Steve wakigishije muri Kigali Universal Languages School, wenda nasemura no muri ayo ma events make yaboneka, ubundi cyagarukira he? Wari muno avuga ngo ntitubirebere mu ndimi ahubwo tugere mu iterambere. Ni gute umuntu yatera imbere ahere kuri zero, akiyigisha gutera imbere kandi agatera imbere akaba umuntu utandukanye n'uwo yari ari mu bihe byashize? Ni ibintu bishoboka. Urumva niba
hari ibintu dusa naho twakuriyemo kumva ko ngo runaka atashoboye ikintu mu muryango ngo nta wigeze kukigerageza ngo ntabwo byashoboka ngo nanjye ubwo ngubwo nyine ukabirebera nk'ari ibintu by'abazungu. So birashoboka cyane niba wumvise ko jyewe nzi Espanyol kuki utagerageza ikindi kintu. Ntabwo guhinga ari destiny y'umuntu, ntabwo gucuruza ari cyo gusa ushobora kugerageza. Try a lot of things, gerageza ibintu bitandukanye kugeza ugeze ubonye ikintu noneho ushobora gustikingaho. Niho twari tuvuze nyine ngo never give up. Actually jewe unyihanganire gatoya ako kantu ngo never give up ntago nkemeranya neza uko kameze n'umuntu wakavuze, ariko ndaza kukakubwira mu bundi buryo. Kuvuga abantu bari successful nukurikirana neza uzasanga ari abantu bagerageje ibintu byinshi. Ugasanga wenda Zuckerberg arakubwira ati nasomye ibitabo 200. Kuki yasomye biriya bitabo 200? Wasanga ibitabo 199 bibanza bitarahinduye ubuzima bwe. Igitabo cya 200 kikaba ari cyo gihindura ubuzima bwe. Urumva rero iyo aza kuba umuntu ugivinga up yari gucikira intege ku cya 200. Sibyo se? Ariko kandi impamvu nari mvuze ngo sinemeranwa n'abavuga gutyo, uriya muntu aba yaragerageje ibintu byinshi bitandukanye. Wenda tuvuge nka Zuckerberg nyiri Facebook cyangwa Metaverse uyu munsi Meta, yagerageje companies nyinshi mbere yuko akora Metaverse uyu munsi tubona ifite WhatsApp, ifite Instagram, ifite Instagram, WhatsApp, Facebook nibyo nakandi kitwa kandi gashasha kari based kuri artificial intelligence. No pafa nema ndavuga imbuga ntacyo. Okay. Rero uriya muntu tuvuge ko atagivinga up, iyo ataza gufata umwanya wo kugivinga up ku byambere ngabireke ntago aba yarageze kuri Facebook uyu munsi tubona. Ahubwo people who are successful are the people who know the right time to give up so that they can stick. Umuntu tumva icyongereza ndaza kugenekerereza ariko n'icyongereza nacyo kivuga nk'Espanyol. Of course urumva nagiye kugerageza Espanyol nsanzwe n'ubundi icyongereza dukoresha mu Rwanda, ariko niki narindi kuvuga navuze ngo people who are successful most of the time are the people who know the right time to give up and the right things to give up on so that they can stick to the right things. Bega uwamfasha kugenekerereza n'abantu ntagara abantu batagivinga up, ubwo n'abantu bazi igihe bivuga mu cyongereza mu gusoma mu Kinyarwanda. People who are successful, abantu bagira ku iterambere cyangwa bagira ku byo bifuza, are not the people who don't give up. Ntabwo ari abantu badacika intege. They are the people who know the right time to give up. N'abantu bamenya igihe nyacyo cyo kuva ku bintu and the right things to give upon, no kumenya ibintu mu by'ukuri bakwiye kureka so that they can stick to the right things kugira ngo bagume ku bintu biri nyabyo that make them successful, bishobora kuba byabageza kuri iryo terambere. Urakoze cyane sikoranye nasemura abantu urabizi cyane. So no kuvuga niyo mpamvu nari mvuze abantu bataza kumva wenda ngo ntago nemeranya n'abahanga. Ivuga byo nibyo nabi. Okay. So umuntu uri kutwumva icyo dushaka kumubwira nagerageze ibintu bishya, nagerageze kandi birashoboka. Ikindi setting a goal, niba ugerageje ikintu gishya wakaba ufite intego iri clear. Nk'ubu nkanjye iyo nza kuba ntafite ahantu nshaka kugera kuri puwe runaka mba naragivinze up mu gihe runaka hagati wenda nyuma y'umwaka 2-3 kuko niba naragitangiye 2017 uzi kubara wawe ukumva ko bigiye kuba imyaka 7. Ruba imyaka 7 it's a lot of time. Harimo byinshi ariko uko ugenda ukora winjira mu kintu ugeraho ukakigira ubuzima bwawe noneho nazamvune zacyo ukazibona nk'umunezero wawe ukenjoyinga bitewe n'icyo ushaka. So nshobora kwibaza nti hari umuntu kutwumva muri kano kanya kenshi umuntu ahita yitekereza mindset, hari ibyo tuba dufite mu mutwe uburyo tuba dutekereza ku tsimo by'ukuri ngiye byose twirebera mu mafaranga. Burya
amafaranga burya nabwo nibyo tuba twisetinze. Yego, ni mindset. Ukavuga mu by'ukuri hari igihe nzatekereza ko nzatera imbere mu buryo bw'ibifatika, mu buryo bw'amafaranga, mve kuri zero, mve kuri duke mfite, ngere kuri byinshi. Birashoboka cyane. Gute se? Umuntu akaba yava ku mukene akaba umukire. Umuntu yadukurikiye yakumva ko bishoboka, kubera ko rega ubuzima bwose buriya ibintu byose bisa naho biri parallel. Niba kimwe gishoboka ikindi kiba gishoboka, ahubwo icyo tuba dusaba ni iki ngiki, inzira umuntu acamo kugira ngo agere kuri cya kintu. Hari ikintu bita mu cyongereza ngo persistence. Persistence buriya ni nko kwihangana cyangwa no ni context yo gukomeza ukora. Naho wagera ubona ugiye gutsindwa ugakomeza ugakora, umunsi bikanga ugakomeza ugakora kugeza ugeze kuri cya kintu. Kugira ngo ugere ku bintu bikomeye bisaba gukora ibintu bikomeye no guca ahantu hakomeye. Ntabwo ibintu biza overnight, bitakinga time, bifata igihe. Ariko ikintu cyose kirashoboka. Ubwo bukira ushaka burashoboka. Uyu munsi niba nshobora kuvuga iki cy'Espanyol, ejo nshobora kugera ahandi nkikoresha noneho bwa bukire nkabugeraho. Kandi narakigaga wenda intego ari communication, intego ari ukugera kuri level yo kuba nashobora kuririmba nkabwira amahanga. Utangira ikintu ari gitoya. Reka twibande kuri reka twihe rwa rugero rwa Zuckerberg twahoze tuvuga. Atangira Facebook muri Harvard, ntabwo yayibonaga nk'ikintu. Mark Zuckerberg ntabwo yayibonaga nk'ikintu. Uyu munsi buri wese hafi, ngira ngo umuntu uri kutureba hafi ya bose utari kuri Facebook ari kuri Instagram, utari kuri Instagram afite WhatsApp. So biriya byose byatangiriye ku gatekerezo gato ko gukonekita abanyeshuri bigaga muri kaminuza. By the way, mu rugendo habamo n'icyitwa failure, gutsindwa. Zuckerberg biriya bintu byamukuye kuri kaminuza biramwirukana muri Harvard. Ariko uyu munsi ni umuntu tubona nk'intangarugero batumira akaza kwinspira abanyeshuri. No muri ya Harvard. Muri ya Harvard. So iki ngiki kitwigisha ko niba muri uru rugendo rw'ubukire, rw'icyo uri gushaka, rw'icyo uri kugerageza, uhuye n'inzitizi, wicika intege, keep trying, komeza ugerageze ibintu byose. Ariko Steve, ariko tujye tugira umutima ukumva nabigeraho se gute, nabigeraho gute se bice mu zihe nzira, ukumva nyine igitima kindi kigusubiza inyuma, kigusubiza hasi, ukumva akenshi aho ngaho uciye intege. Hari igihe imbere yaho hari ukuntu baravuga ngo mu cyongereza baravuga ngo the top of the mountain is the bottom of the other. Hari igihe uzamuka umusozi ukazamuka ugasanga niho ukavuga utaha niho nari ngiye gutsindira, niho mbega numvaga ningera ahangaha ndi bube ngeze ku ntego. Gahita utangira ukomeza kakarisimbi kandi kuzamuka undi musozi woroheje urakomeza kuzamuka. Ariko igihe kiba kizagera ukagera kuri climax, ku gasongero, ukagera aho wa musozi urangirira, kuko nta mvura idahita, nta joro ridacya. Ariko ibyo ngibyo biba ari uko wagize ya consistency. Ubwo birasaba kwihangana rero, kwihangana no gukomeza gukora. Ariko ukamenya ngo ibyo ndi gukora ni ibintu like hari abandi bantu bageze ku ntego bakoresheje iyi nzira jewe ndi gucamo. Ese niba nta nabo basi wenda nihaye iyi ntego, nicyo twavugaga nyine ngo setting a clear goal. Hari ukuntu umuntu ashobora kugira intego, wenda tuvuge ngo kumenya Espanyol, iyo si goal se, ariko uvuze ngo ndashaka kumenya Espanyol mu gihe kingana iki kugira ngo ugikoreshe iki. Iyo udafite intego biragoye kugera ku cyo ushaka kugeraho, cyane ko kiba gisa naho kidahari. Rero intego nayo ntabwo ari ikintu kiri vague, igomba kuba iri specific. Mu cyongereza bavuga specific objective. Kavuga uti wenda tuvuga urugero ndashaka kumenya Espanyol, kimwe nuko twavuga wenda ngo ndashaka kubaka etage. Kubaka etage ni ikintu cyagutse gutyo gusa, ariko kiri aho ngaho kiri mu kirere. Ahubwo ukavuga ndashaka kuyigeraho mu gihe kingana gutya, wenda tuvuge mu myaka 10. Bizansaba iki kugira ngo ya myaka 10 mbe nubatse etage?
yego noneho ukavuga buri munsi muri ya myaka 10 urumva imyaka 10 n'igihe kinini turayigabanyamo ikindi gihe tuvuge tuti wenda mu mwaka nzaba ngeze kuki kugira ngo yataje nzayubaka noneho wa mwaka ugizwe n'iminsi 365 cyangwa n'itandatu ukavuga buri munsi n'iki nsabwa kugira ngo kiriya gihe kizagere iyi etage nararangije kuyubaka kimwe no kubihuza n'ibi ngibi nyine nihaga intego nkavuga ngo niba nshaka kuba fluent mu cyespanol niki nsabwa buri munsi kugira ngo nibura mu gihe cy'umwaka nzabe nshobora gukompoza indirimbo mu cyespanol kubera ko kimwe mu bintu byankururaga cyane wenda turaza kubigarukaho nuko nkunda kuririmba nkunda kwandika indirimbo n'igitabo ndi kwandika igitabo so naravugaga ni ryari nshobora kugera kuri level yo kwandika igitabo umuntu wo muri Espagne yagisoma nta critique ntabitindeho cyane akavuga wenda iki gitabo cyanditswe n'umuntu utari kavukire mu rurimi utari kavukire mu rurimi birashoboka ariko ari kumva icyo iki kintu kivuga by the way ushobora no kwintego ukavuga uti ndashaka kugera ku rugero rwa kavukire ahubwo ntiwihe intego y'ibidashoboka kuko niwiha intego y'ibidashoboka ntuzagera ku ntego uravuga wenda tuvuge niba ushaka kubaka etage nuvuga ngo nzayubaka mu gihe cy'amezi 3 udafite na miliyoni kuri konte umva ni za ntego zidashoboka so icyo mbwira abantu tubihuza na ka kantu twavuze ko kwihangana abantu niba ushaka kugera ku bintu bikomeye setting ibintu bikomeye ariko mu gihe gishoboka kandi iyo objective ufite uyishyiremo segments uduce uvuge buri munsi ngomba kugera kuri iki ngomba gukora iki kugira ngo ngere kuri iki hanyuma ibyo byose twazabihuza collection y'ibyo byose bikazabyara ikintu kinini mu gihe runaka mu myaka runaka ariko ntitwihutire kumva ko ibintu bishoboka ariko bishoboka overnight niba ushaka kumenya Espanyol ngo umve kuzakimenyesha du jour au lendemain ngo bete bikunda kumva ko bucye bita bikunda kuba niba narafashe imyaka igera kugira ngo mpimbe indirimbo ya mbere y'iki Espanyol byamfashe imyaka 2 ariko ndakubwiza ukuri ko iyo kugira ngo mu by'ukuri wumve ururimi kugira ngo uruvuge urwumve byo byasabye igihe kingana iki urumva kugira wahimba indirimbo utazi urwo rurimi mu gihe cy'imyaka 2 kumva ko ubundi mu mezi nk'umunani ya mbere kumva sinishidikanyagaho ahubwo nasigaranye ikibazo cyo kuvuga ahubwo dushobora kuza kwibaza kandi kantu navuze gute ko numvaga gusa ntavugaga ibyo nabyo ni ibintu nagerageje ndavuga reka ngerageza ibintu bishya buriya kuvuga ushobora kuganira n'umuntu ushobora no kwiganiriza kubera ko nibya bindi twavuze reka nkoresha iki kintu ushaka icyo atarabona akora icyo atarakora rero niba ntari mfite amahirwe yo kuba ahantu ururimi ruri kuvugirwa nagombaga kugerageza nkashaka uburyo ngomba kuruvuga byanze bikunze ntangira njya mu cyumba nkajya imbere ya miroir biri bizarre ariko nibyo navuze nyine niba ushaka icyo utarabona kora icyo utarakora nkavuga hakire ikiganiro nkavugana nanjye igihe kiragera navuga ahantu ngeze ndi kuvugana nanjye nshobora kuvugana n'undi muntu noneho uvuga nkanjye cyangwa uvuga ibirenzeho ibyo noneho joininga ni uburyo natekereje gusa nta muntu wangiriye inama joininga Facebook communities zo ku exchanging languages munyanganira ni kuvanga indimi community zo ku uravuga icyongereza ndavuga icyespanol then tukaba twasangira yes noneho izo groupe zaramfashije cyane ndazijoininga umuntu nkajya mwandikira inbox mbonye muri iyo groupe individual nkamwandikira nkamubwira nshobora kuvuga icyongereza neza icyo gihe nyine bigusaba no gushyiramo kwemera ko ibintu yizi niyo waba utabizi neza confidence kwizera muri wowe kwizera absolutely nicyo kinyarwanda cyiza kwizera nkamubwira ngewe nzi icyongereza neza nkivuga neza ndabona wowe uzi icyespanol niba uri kukiga reka tugurane tugafata umunsi bya bindi twavugaga nyine gushaka icyo atarabona akora icyo atarakora tugafata umunsi tukavuga tugiye gufata isaha uyu munsi dukoresha icyespanol akajya mbaza ibibazo nkamusubiza nkamubaza kambaza
tukavuga uyu munsi turajya kuri topic wenda ya aviation n'urugero kubera ko urumva ururimi ruragutse rugira ibintu bitandukanye n'ubuzima nyine bwose n'ubuzima bwose cyane urajya mu muyanire urajya mu rupfu urajya mu buzima urajya mu kurya urajya mu kwiruka urajya muri n'ubuzima bwose umuntu nakubwira ngo namenye ururimi ewana ubundi aba yarakoze agomba kuba ari mu nguni zose so twafataga topic tukayidiscussing'aho niba turi kuvuga wenda kubigize urugo cyangwa kuri urugero nari nihaye rwiza aviation tugakoresha terminologies za aviation ku bantu ubwo batazi icyongereza ibijyanye n'indege tukimagina ngeze ku kibuga cy'indege ngiye gutega njya Mexique ikibuga ndamenye ndaza kumenya ngo kurandinga niki guhaguruka niki indege bayita ngo iki amaterime bakoresha mu ndege baduha ibyo kurya ibintu nk'ibyo nyine nisanga ubuzima bwose n'ubundi havuyemo wenda ibiri specific kuko bura hari fields wenda bigoye nka medicine ntago birumvikana ibyo bizwe na banyirabyo so nimvuga ngo nzi cy'Espanyol abantu bazi kumva context y'ururimi rusange nibatekereze specific field ariko ndumva wenda nuko nguko none Steve ufite ari ikintu njya numva bavuga ngo kugira ngo utere imbere kugira ngo ugere kure nuko ubukunda ikintu runaka hakaza mu byo twita passion we kugira ngo ujye kwiga icy'Espanyol ubwo urumva uretse uhuza n'abantu nibyo bifuza mu buryo butandukanye n'iterambere mu buryo butandukanye warukunze bingana iki icy'Espanyol ku buryo bw'utingiye kugira umwanya wanjye nundi muri kutwumva wenda uhita ubijyana aravuga ati se nanjye ngomba kuba nkunze iki kintu wenda gucuruza ngomba kuba bikunze ku kigero kingana iki kugira ngo kintwara amajoro kintwara iminsi kintware kwa gusohoka najyaga ngira bihe umwanya wanjye warukunze ibyo ngibyo ku kigero kingana iki buriya ikintu cyitwa passion abantu sinzi niba bacyumva uko nyumva ariko passion umuntu arayirema urumva ni ugukunda ikintu hari ijambo mu cyongereza ni imvugo bavuga ngo practice makes perfect uko ugenda ukora ikintu wisanga uri kugikora neza noneho uko kugikora neza bituma ukigirira urukundo so warumbajije ngo nagikundaga bingana iki ntabwo mu by'ukuri icy'Espanyol niga ijambo rya mbere neze mu cy'Espanyol ni hola ni nka hi wabibwiye ngo ni hi yes niryo jambo rya mbere nari numvise bitandukanye wenda nawe uyu munsi ushobora kuba at least warigeze kumva filime wazumbwira ngo filime yitwa El Diablo mu rurimi abanyarwanda benshi barayizi barayirebye abakunda kureba filime dukunda kwita amatenovela n'iziyo hepfo muri Amerika Latine wa mugani ni filime nziza cyane niyo nakubwira komandinze mpedo nzayireba so icyo nashaka kuvuga ntabwo nari nzi uru rurimi habe n'ijambo na rimwe ni bya bindi navuze ngo reka ngerageze ikintu gishya icyakora mu kugerageza ikintu gishya kubera ko nari nsanzwe wenda rumva mvuye ku ishuri nsoje kaminuza bavuga mu kugerageza ikintu gishya reka ndebe icyo nashobora ariko se icyo nashobora ntagerageje mu buzima n'ibintu byinshi tutagerageje navuga ururimi cy'Espanyol singizi na gato ikidage ntacyo nzi njya kuri internet nkora research ubushakashatsi vuga ni ururimi urunuru ruvugwa n'abantu bangana iki rwamfasha iki ibintu nk'ibyo ngibyo ariko sinzi niba abantu bari kumva turamutse uyu munsi dufite nk'abantu mu Rwanda bazi cy'Espanyol ukuntu Amerika Latine yabona abantu bari buze mu Rwanda badafite inzitizi yuko bari bubure bikandagira bikandagira sinzi niba abantu bari kumva ko uyu munsi tugize amahirwe tukagira nk'abahanzi b'ibyamamare baririmba mu cy'Espanyol baba bastari kuko muri Amerika Latine niba dufiteyo miliyoni twavuze zirenga 500 zivuga icy'Espanyol umuntu urumva iyo audience yaba afite kujyayo ugakoresha concert
nkuko tujya tubona ibitaramo hano muri BK Arena abantu bagaruka bagukurikiye baje gusura u Rwanda. That's a lot of people. That's a lot of production for Rwanda. So no ku gihugu ni ibintu byagira umumaro cyane. Twari tugashyizemo ariko icyo warumbajije harya warumbajije ninkubaje kuri passion. Kuri passion nari mbikunze bingana iki. Nabitangiye from scratch. Nta rukundo bwa mbere ntago wakunda ikintu udasanzwe uzi, ahubwo nagikunze uko ndi kugenda nkinjiramo. Ntabwo ari ibintu nari nsanzwe. Icyesipanyol Icyesipanyol tuze kubihuza nuko no mu buzima busanzwe umuntu ashobora kugira choice mu bintu igihumbi ubona biri imbere yawe ushobora kugerageza ukavuga ngo reka nkore iki. So icyesipanyol kubera ko ari rumwe mu ndimi zivugwa n'abantu benshi. Ikindi nkaba narashakaga kugera ku rwego nshobora kuzakiririmbamo. Nkumva nyine mfite ishyaka ryo kuzagera ahantu nshobora ibya bintu nakubwiye ngo setting a goal iri clear. Numvaga nshaka kuzaririmba mu cyesipanyol. Yego. So ubitekereze muri context kuko twanze kwibanda ku cyesipanyol ahubwo tugenda tukigereranya n'ibindi. Imbere yawe ufite ibintu byinshi ushobora gukora. Hanyuma ugakora wenda research y'amahirwe twagize ya internet iri imbere yacu ukabona muri bya bintu igihumbi washobora bitatu neza. Kavuga muri ibi bitatu ni iki kirusha ikindi wenda muri bitatu byiza ukabona hari ikiri urgent hari n'ikiri necessary. Kavuga ni iki nkwiriye gukora muri ibi ngibi. So nanjye nafashe icyesipanyol ngigereranya n'izindi ndimi. By the way nuko aricyo twavuze gusa ariko ndi no kwiga igiportugal n'igitaliyani ariko impamvu y'icyesipanyol nuko cyo ngeze ahantu nyine nshobora rwose gukora almost anything that native speakers can do. Ikintu cyose umunyarurimi hafi ya cyose yakora kavukire muri urwo rurimi yakora. Native. Niyo mpamvu wenda aricyo twibanzeho cyane. Ndashaka kumenya so passion wagisubijwe ariko nagisubijwe ariko ndakibaza nari ngifitiye urukundo ruke cyane ahubwo rwaje mu nzira ngenda kugenderwa. Yego. Byakagwe gute nyuma kubimenya? Byanyaguye witwa Steve gute uko ugenda wunguka ubumenyi. Sinzi nawe niba wiyibuka mu myaka yashize wize journalism ngira ibyo ukuntu iyo wigaga ikintu gishya wumva gusa naho wakuze nubwo abantu batari kubirebera inyuma. So nanjye byaguraga confidence. Byakongereraga confidence. So nanjye warumbaje ngo byanyaguye gute byangujije gute. Uyu munsi niba nshobora kujya mu bantu miliyoni 500 tukavugana wenda runaka kadaka gutanga urugero batavugana wonaga ari umusaruro. Ni umusaruro ukomeye cyane. Ni umusaruro ukomeye. Wenda tugize amahirwe koko abantu bari muri Amerika Latine bakamenya ibyiza by'u Rwanda bakaza uyu munsi kudusura. Niba bashobora kuza bakinjiriza igihugu ibyo bintu ni umusaruro ku gihugu. Ni umusaruro ku banyarwanda. So sinzi wenda niba nabyumvise mvuge nk'ikintu wenda kugira ngo umuntu yumve ko numve ko uzi icyesipanyol usemure mu cyesipanyol. Eka wenda umere nko kuri mpere nko ku kiganiro umukuru w'igihugu ejo yatanze. Iyo Fride nta kibazo ejo ubwo n'ubuzima busanzwe. Yego. Ikiganiro ejo yatanze ikiganiro I think no kugira ngo babe updated ku byo yavuze muri icyo kiganiro cy'ejo bundi ku maradiyo nka Radio and TV 10 na Royal FM no kuri Radio Rwanda ndakeka ko byaciye no kuri za RC. Reka mvuge nk'inkuru wenda uyisemure mu ki Espanyol. Nta kibazo. Ikibazo n'ubwo cyangwa se no ay problema nta kibazo. Twagiye sasa rero. Wiriwe neza Steve. Buenos días Steve. Amakuru yawe? ¿Cómo estás? Ni meza? Estoy bien. None se tugiye kuvuga ku nkuru navuga ngo ngiye kukubwira ku nkuru umukuru w'igihugu ishingiye ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Te voy a hablar sobre la conversación del presidente del país de Rwanda. Mu minsi yashize muri kino cyumweru nibwo umukuru w'igihugu Paul Kagame yaganiriye n'itangazamakuru. En un poco de días el presidente de nuestro país
Paul Kagame ha dicho con jornalísimo de reportera de Rwanda. Ego. Aza kugaruka ku buzima bwe bwite by'umweko akiri umwana muto cyane. Ha dicho sobre su vida cuando ella estuve niño. Icyo gihe yagarutse ku buryo yajyaga aza mu Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Ha dicho como él fue en Ruanda después del genocidio de Rwanda. Icyo gihe rero yavuze uburyo yigeze kuza mu Rwanda mu myaka ya za 70. En este tiempo el presidente ha dicho sobre cómo fue en Rwanda en los años de 70. Muri iyo myaka ya za 70 numva ari mu mwaka w'1971, 1972 no muri 1973. Okay, pienso que es en 1970, 72 y 3. Yavuze uburyo yajyaga atembera uyu mujyi wa Kigali harimo Nyamirambo. Ella ha dicho como caminaba en Kigali como Nyamirambo. Ku Muhima. En Muhima. Yategaga taxi akagenda ari umusore uri utangiye kujya mu myaka 20. Ella tomaba un coche en sus años de 20 años. Ubwo abandi baze gushaka izindi nkuru rero urumva babwiyemo inkuru mwumvise mu Cyesipanye no mu Kinyarwanda. Utarabimenyese nabyumviraho. Man, ujya gutyo uravuga ndabimenya byanze kuza ururimi ngomba kurumenya. Yes. Nose mbwira. Ishushanyo yamaze kugera wenda kuri iriya beach yo muri Espagne, muri Amerika Latine, za Argentine, harya muri za Cuba ntabwo avuga iki Cyesipanye. Muri Cuba bavuga Cyesipanye. Mbwira. Wenda wishushanyo uri kumwe n'abaturage hariya wagize hariya mbibwira wakwisanga cyane. Reka ngereyo muri aka kanya hanyuma wenda ntangire mbasuhuze mbabwire ko mvuye mu Rwanda. Turi chano ya Gerard. Mu masegonda make rwose. Okay. Hola chicos y chicas, mis nombres son Rukundo Etienne, pero también estoy conocido como Steve. Estoy aquí para hacer un viaje, para conocer este país, un país muy bueno. Nuestro canal se llama Gerard Mbabaz, tú sabes. Y queremos hacer una conversación con ustedes, amigos. Nari kubabwira nti ndabasuhuje inshuti zanjye, mvuye mu Rwanda, wenda tuje gukora ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu gihugu cyanyu. Channel yacu yitwa Gerard Mbabaz. Byiza cyane. Watubwiye ko ngo wakundaga nukuvuta nzagira igihe cyo kuririmba mu Cyesipanyol. Fata gitari yawe ubundi ebana tugire gutya turirimbe mu Cyesipanyol. Akaririmbo nakubwiye uzagashaka ubutaha uzaziko turirimbira. Nzagashaka nakuze muri film yitwa El Diablo kitwa Amor que date niba aramukoze bazi simbizi. Iyo ndirimbo nzashaka nubwo ntazi neza koko date. Amor bivuga urukundo. Okay. Ntacyo reka ntabwo twaririmba indirimbo yose absolutely kubera ko birumvikana dufite umwanya utari munini wenda nakora igitero na refre. Okay. Iyi ndirimbo reka mbwire abantu mu magambo make mu Cyesipanyol iravuga ngo en mi vida un cambio aconteció cuando a Cristo mi corazón entregué yo las kuryumva mu mafilime no mutima. No mutima. La sombra se disparó en su luz, en su amor. Encontré la paz Jesús. Ubwo nari kuvuga ngo mu buzima bwanjye habayeho impinduka ubwo nahuraga na Kristo, umwijima wavuyeho ukingirizwa n'umucyo, urukundo nahuye narwo n'urwa Kristo. Hanyuma
yitwa Historia con Cristo. Ibyo n'ubundi tubisanga muri refre yayo cyangwa inyikirizo. Ni indirimbo yawe? Ni indirimbo yanjye nahimbye. Wiyandikiye? Yego. Okay, turirimbe. Wenda naza kuririmba ni abandi yabo ariko iyi ni yanjye. Refre iravuga ngo amateka yanjye na Kristo ni umurungu utabasha gucika. Yego. Umva ko nzi n'umurunga. Ngoma no kumenya ururimi rwawe. Hanyuma ubuntu bwe n'urukundo nibwo bukire mfite. Reka tuyiririmbe. Ayo niyo magambo tugiye kuba turirimba. En mi vida un cambio aconteció cuando a Cristo mi corazón entregué yo. Las sombras se dispararon en su luz, en su amor encontré la paz. Jesús, en mi vida un cambio aconteció cuando a Cristo mi corazón entregué yo. Las sombras se dispararon en su luz, en su amor encontré la paz. Jesús, mi historia con Cristo es un lazo eterno, su gracia y amor, mi tesoro interno. Mi historia con Cristo es un lazo eterno, su gracia y amor, mi tesoro interno. Mukinyarwanda, amateka yanjye na Kristo ni umurongo utabasha gucika, ubuntu bwe n'urukundo nibwo bukire mfite. Amateka yanjye na Kristo. Amateka yanjye na Kristo. Nema ndabwira Olivier kwiteho rwose werekana na gitari nibyo. Yego. Bwira wenda tugana ku musozo ariyo wambwiye ngo corazon ni umutima. Corazon ni umutima. Uvuze uti urukundo rwanjye mu kintu. Mi amor. Mi amor. Yes. Mi amor, mi amor. Ako kantu baragakoresha mi amor. Absolutely. Mon amour. Uvuze ngo mugore wanjye. Mi mujer. Mi? Mujer. Mujer? Mujer. Mujer. Yes. Okay. Uvuze uti umugabo wanjye. Ni hombre. Mi hombre. Yes. Uvuze uti Marangi. Mva, nabyumvise tu. Ufite utujambo twishi dukunda kutwumva muri za ndirimbo turi muri filime zo muri Latine ibintu ngibyo nibyo zateyamo n'uwitwa Rihanna afite indirimbo yitwa teyamo ngaho ngo kureka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu twakwiye kuganira kuri byinshi. Reka soreze kuri kano kantu. Mu by'ukuri umuntu wifuza gutera imbere ko twumva muri kano kanya birashoboka ko yari yaracitse intege, birashoboka ko yari afite byinshi cyane cyangwa aracyafite byinshi cyane bimubera imbogamizi. Yongera asubire ku isoko yumve ko gutera imbere ku myaka yaba afite iyo ari yose yatera imbere, ubuzima bwakongera bukabyuka kumva ko afite inyota yo gutera imbere cyane. Birashoboka, ntabwo ari mata y'imyaka, kuko niba ibi bintu ntabwo ngira ngo umuntu wabyumvise ntabwo nabitangiye ndi umwana. Nari nsoje kaminuza. Akenshi dutekereza ko kaminuza ari extremity, ariho ibintu biba birangiye ibijyanye no kwiga. Urumva rero tubihuza n'icyo kintu uvuze. Rero nta myaka runaka utatangiraho ikintu runaka ngo ugere ku ntego, ahubwo ntucike intege, kora cyane uzagerayo. Hari akantu wenda duhita tunasorezaho. Ejo bundi nahoze nsoma bavuga ngo Obama yari yarenze afite imyaka ntabwo nibuka ariko 55. Washinze KFC reka nyite ni nk'uruganda cyangwa resitora izwi cyane itunganya ibintu by'inkoko abantu barya no mu mujyi wa Kigali amaze kuhagera mu bihugu byose, ari hafi ya byose byateye imbere harimo KFC. Natwe iwacu tuyifite hariya mu Giporoso. Mva nibo bantu bambi batunganya inkoko neza ku isi. Uwo muntu yabikoze ari mu myaka 60
gutyo hahandi yari umukene aravuga ariko reka nanjye ntangire business uyu munsi ku myaka 6 yatangiye gutyo nubwo yapfuye ariko yasize ikintu gikomeye cyane nawe ku myaka uriho watangira kwiga watangira gutera imbere it's possible wivuga ngo totally possible ufite imyaka runaka n'iby'abana bato cyane ntabwo by'abana bato ujya wirebera mu isura yuko wavutse ejo ahubwo ugahita umenya ubwenge ukaba watangira iki kokane wari wakavuze cyane ibintu byose Steve nanjye nigiyemo byinshi cyane muri kino kiganiro nta kuntu tutatera imbere mu gihe twaba dufite ubushake bwabyo no kwiyemeza wakoze cyane kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye murakoze